yicaranye n'abaho wicaye. Yesu ari kumwe nanjye ahandi kubera ko niwe wabyivugiye. Yaravuze ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose atavuyemo n'umwe. Kubera Imana amashyi menshi ni mu byinshi cyane. Haleluya. Ikibyimba cyo mwiberewe icyenda, ibibyimba byo mu nda ni mu cyende, ibikanu birwaye n'ibikire, amatwi atumva niyumve, amaboko adakora nakore, amaguru atarambuka arambuke, ahabyimbye hose ntihakire, umuntu urwaye umwijima nabe muzima, urwaye ibihaha nabe muzima, utareba natangire kureba, amatwi atumva atangire kumva. Ndategeka inyonzo kugenda, ndategeka umwingo kuvaho, ndatwika amavirusi yose mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana indwara zose z'amayoberane, abadayimoni bakugendaho kuvaho, dayimoni y'uruzingo, ibyo bakuzingishije ndabicagaguye, ndirukana umwuka w'ubugumba, dayimoni ukuramo inda, ndagutegetse mu izina rya Yesu genda. Ndirukana umwuka w'uburemba, ndirukana imbaraga za Satani zose, amagufwa yavunitse n'abe mazima, imitsi irwaye nikire, imigongo idakora nikure, inda zibyimbe zibyimbuke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuri kumwe natwe kugera ku mperuka y'isi. Urakoze kubwo ibitangazo ukoze hano. Shyira mikrofone ku munwa neza. Ndashima Imana hari ukuri kwajya kumva amahoro, kanya kwifunga mukanya kumva, ariko kakanya ndumva kwafungutse mu mpera Imana. Kwari kumaze igihe kingana iki kurwaye ku gutwi? Mukomere Yesu amashyi menshi cyane. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Undi nitwa Nyiransabimana Angelique. Ikibazo nari mfite ahari cyari kizwi n'umuntu umwe, sinanakivugira hano, Imana ihise ikinkorera mpita mbyiyumvamo. Nimwimere icyubahiro. amashyi kwa Yesu. Ngo ni ikibazo cy'ibanga ntabwo yakivuga kandi turabimwemereye, kandi umuntu umwe arakizi. Undi nitwa Mukaresenga Jeannette, nari ndwaye umugongo no mu nda, ariko none nashije kugera aha ngaha ikumva nore. unamawongere unamuka abantu barebe, unamuka abantu barebe. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Hari undi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Mfashije Makire, naje mbabara mu kiziba cy'inda none Imana irangije. Amashyi kwa Yesu menshi cyane. Uko babwiye nitwa Pastor Kayitare Jean Baptiste, yagira ngo Theo aze yiruka hano, ibindi mbivuge ageze hano. Theo aze yiruka hano. Je ntago narindi muri gahunda yo kuza muri iki giterane ukurikije imigambi yanjye ndetse n'imigambi y'abantu ba hano. Mpageze gusa kuvuga umugambi w'Imana. Uyu Theo mureba ni umuhungu wanjye mu buryo bw'umwuka. Yakirijwe ikabarondo mu giterane nateguye, inange wamubatije abatizwa muri Kadiridimba Irwinkwavu. Hanyuma rero baza kumutumira, yari mu rugo iwe yitwa mu giterane n'ikabarondo. Ndamubwira nzaguherekeza muri icyo giterane. Ntabwo abantu ba hano twabibabwiye, ariko mubwira ko nzamuherekeza. Ndashima Imana rero ko nabikoze, kandi nkaba ndi kumwe nawe. Imana ibamugisha. Ndagira ngo aze kuza kuririmba indirimbo ivuga ngo ntabwo uri inyama ya nyamunsi. Iyo musabye naza kuririmba wari yaheraho. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bamaye minota 15, kandi muri minota 15 bwira umuntu muri kumwe ngo Yesu araba amaze gukora ibyo agomba gukora. Yesu araba amaze kubohora abantu, araba amaze gukiza abantu. Haleluya. Reka turatinze dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo. Turasoma ibice 28 umurongo wa 20. Umuntu usoma neza afate Bibiliya na mikrofone adufashe gusoma uwo murongo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 20. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 20. Baravuze ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Mana data twese mu ijuru, ndagushimiye kunyemereye kuboneka hano mu Gisaka. Hano naje kuvuga ijambo ryawe. Ndagushimira imirimo yawe ikomeye, ndagushimira gukomera kwawe no kugira neza kwawe. Ndasabye ngo Umwuka Wera aboneka ahantu, iri jambo rikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza,
tugukomeye amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane zata mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ko nageze muri aka gace. Ngera muri aka gace bwa mbere nahageze nje aho bita Nyinya ku mupfumu witwaga Semuguruka nje kuraguza. Kandi nari nkiri umwana muto, nari nkiri umwana muto cyane. Nigaga igahini mu mwaka wa 2, hanyuma papa yararwaye nza nje kuraguza. Nahoze mbwira abo twari kumwe tuzamuka mu makorosi ya Migamba, ntanga amanyura bwa mbere naciye njya kuraguza. None ndimo ndahanyura nza kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Komera Yesu amashyi n'ibyo bintu byumva. Ijambo tumaze gusoma hano muri ubu butumwa bwiza ni ijambo rikomeye cyane kandi nkunda. Abadukurikiye muri iki giterane n'abadukurikiye ku bihumuriza ibihumbi n'abazabadukurikiye kuri radiyo Izuba kuko umunyamakuru wayo nawe ari hano. Ndagira ngo mbabwire ko Yesu ari hano kugira ngo agire neza buri muntu. Haleluya. Iri jambo tumaze gusoma uhereye ku murongo wa 18 ni disikuru Yesu yasomye amaze kuzuka, abwira abigishwa be ngo nahawe ubutware bwose. Uhereye ku murongo wa 18 ibice 28 ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, ngo mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, ngo mubigisha kwitondera ibyo navuze, ngo kandi dore ndi kumwe namwe. Haleluya. Ngo kandi dore ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Hamagara umuntu mwicaranye umubwire ngo Yesu ari kumwe nawe. Yesu yavuze ko azaba ari kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi. Yesu ari kumwe natwe. Amena. Haleluya. Haleluya. Umuntu mwicaranye no muhagararanye mumbariza izina rye. Umuntu wicaranye no muhagararanye mubaza izina rye nawe umubwire ryawe. Muhamagara umuvuze mu izina uramusekera, uramukoma ku rutugu, mubwire ngo Yesu ari hamwe nawe. Yesu ari hamwe nawe. Yesu ari hano. Yesu ari muri iri teraniro. Ndagira ngo menyeshe abantu ko Yesu ari hano. Sakuza uvuge ngo Yesu ari hano. Nimuvuge ko Yesu ari hano kubera ko niwe wabyivugiye. Yesu yarazutse asubira mu ijuru agaruka kubana natwe mu buryo bw'umwuka, kandi ahantu Yesu ari, haleluya, hari ibintu bimuranga. Ahantu Yesu ari akiza abarwayi, agakiza abanyabyaha, akirukana abadayimoni. Ibyo byose Yesu agiye kubikora hano. Hamagara umuntu muri kumubwira ngo Yesu agiye kubikora. Abaje barwaye Yesu agiye kubakiza, abaje baboshye Yesu agiye kubabohora, abaje barushye Yesu agiye kubaruhura, abaje batamuze agiye kubiyereka, kuko Yesu ari hamwe natwe. Yesu ari hamwe natwe. Sakuza cyane uvuge ngo Yesu ari kumwe nanjye. Abantu bemera ko Yesu atabeshya nibavuge ngo haleluya. Hamagara uwo muntu umuvuze mu izina niba uryibuka. Muhamagara umuvuze mu izina, mubwire ngo umve ubuhanuzi. Mubwire ngo umve ubuhanuzi. Mubwire ngo Yesu ahagararanye nawe uhagaze. Yesu yicaranye n'abaho wicaye. Yesu ari kumwe nanjye ahandi kubera ko niwe wabyivugiye. Yaravuze ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose hatavuyemo n'umwe. Komera Imana amashyi menshi ni mu byinshi cyane. Haleluya. Haleluya. Sakuza cyane uvuge ngo Yesu ari kumwe nanjye. Yesu ari kumwe nanjye. Haguruka witare uvuge ngo Yesu ari kumwe nanjye. Haguruka usimbuke uvuge ngo Yesu ari kumwe nanjye. Ndanezerewe cyane kubwira abantu bo mu Gisaka, kubwira abantu bo muri aka gace ko Yesu ahari. Ahantu Yesu ari abadayimoni barahunga. Ahantu Yesu yageraga urupfu rwarahungaga. Ahantu Yesu yageraga indwara zarahungaga. Mukomere amashyi menshi ni mu mwishwa. Haleluya. Haleluya. Abantu bahamanya nanjye ko Yesu ari ahantu ni mu buryo ngo haleluya. Iri ni ijambo rikomeye Yesu yavuze amaze kuzuka. Ni ijambo yavuze ry'insinzi. Murabizi abayobozi bose iyo bamaze gutorwa, iyo bamaze kuba abayobozi bagira ibyo bageza kubo bayobora. Yesu rero nawe iyi ni disikuru yasomeye abigishwa be, aravuga ngo nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi. Ijuru n'isi Yesu arabitegeka. Haleluya.
haleluya. Bwira umuntu muri Kongo Yesu ategeka abantu bose, ari hejuru ya byose, ari hejuru ya byose, afite ubutware kandi yarabyemeye. Mubwire ngo yarabyemeye, yarabyemeye ko azabana natwe. Haleluya. Yesu arahari, Yesu arahari, Yesu ari muri iri teraniro. Yesu ari kumwe kuba ku rutugu rw'umuntu muri kumwe ngo Yesu arahari inshuti yanjye. Yesu arahari. Ubwire ngo ntagire icyongera kugukanga, ntagire icyongera kugutera ubwoba. Yesu arahari. Ubwo ahari rero agiye gusubiza ikibazo cyawe, agiye gukiza indwara, agiye kubohora abantu, abadayimoni bagiye guhunga, imyuka mibi igiye kugenda. Nimugoroba nari Rwamagana Inyarusange, hari umumama yatanze ubuhamya avuga ko nari ndimo nigisha kuri radiyo Izuba ngo yararwaye igisyo cyo mu nda, nsengera abarwayi kuri radiyo Izuba ahita aba muzima. N'ubu amaguru ye ntiyareshaga, yatashye amaguru yaresha. Mukomere Imana amashyi kubera ko Yesu yari ahari, kubera ko Yesu yari ahari. Haleluya, haleluya. Sakuza cyane uvuga ngo Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe natwe. Mana ishimwe cyane. Reka nsaba umuntu wese wicaye rero ahaguruke, tugiye gusenga. Umuntu wese wicaye nahaguruke, tugiye gusenga. Yesu akora ibitangaza, Yesu akora imirimo ikomeye. Haleluya. Niba ugendera mu mbago cyangwa ku kibando, kirambike hasi, kirambike hasi, kirambike hasi. Ahantu hose turimo gukora ibiterane, turimo turabona ibitangaza by'Imana. Imana ishimwe cyane. Twakoze igiterane muri paruwasi ya Rurama ya Rukira. Imana ikora ibitangaza ku buryo abantu batimbaga, abantu baruka amarozi mu materaniro. Umwana bari baramenye ijisho n'ikaramu, ijisho rye rirakira. Ibyo Yesu yakoze uwo munsi yiteguye no kubikora hano. Ibyo Yesu yakoze i Kaperinawumu, akabikora i Betaniya, akabikora i Yopa. Bwira umuntu muri Kongo yiteguye no kubikora hano. Ndagira ngo mbwire ingumba muhumure, Yesu ari kumwe natwe. Mugiye gutaha musaba inda, ndagira ngo mbwire abasamaga inda zikavamo ko batazongera kuzivanamo, ko Yesu ari hano. Abarwayi b'ibishyimba Yesu agiye kubivanaho, abacumbagira Yesu agiye kubakiza, abatumva Yesu agiye gutuma bumva, abarwayi amarozi Yesu agiye kuyabakiza. Sakuza uvuge ngo Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe natwe kugera ku mperuka y'isi. Kugeza ryari? Kugeza ryari? Ari kumwe natwe iminsi ngahe? Abemera ko n'uyu nguyu urimo nibavuge ngo haleluya. Rambura ikiganza aho urwaye, rambura ikiganza aho urwaye, rambura ikiganza kuri uwo mutwe, rambura ikiganza kuri iyo nda ibyimbye, rambura ikiganza kuri uwo mugongo, rambura ikiganza kuri ayo maguru, rambura shyira urutoki muri uko gutwi kutumva. Oh haleluya. Wowe urwaye umubiri wose, rambura ikiganza ku mutwe cyangwa ku mutima. Niba urwaye ahantu henshi, rambura ikiganza ku mutwe cyangwa ku mutima. Haleluya, haleluya. Niba ufite ikibazo cy'urubyaro, rambura ikiganza ku nda. Wowe ufite ibibyimba mu mabere, ramburamo ikiganza. Aho ubabara hose, rambura ikiganza. Tugiye gutangira gusenga. Ndagira ngo dutangire dusenge mfatanyije namwe. Niba ugendera ku mbago yirambike hasi cyangwa ikibando, wishingikiriza umuntu muri kumwe, wishingikiriza umuntu muri kumwe, kirambike hasi. Mana Data twese mu ijuru, Muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye ko twemereye kubana natwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Mu minsi wavuze Yesu mu butumwa bwiza bwa Matayo, n'uyu nguyu urimo, uri hano muri iri teraniro, uri hano mu birembo, mwami w'abami, mutware utwara abatware. Nandi mukozi wawe nahageze, mpagaze muri iri teraniro. Ndi umwanzi wa Satani, ndi umwanzi w'abadayimoni bose, ndi umwanzi w'imyuka mibi yose, ndi umwanzi w'imbaraga zose za Satani. Mpagaze hano mu izina rya Yesu, ndananiza imyuka mibi yose, ndacihega imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abakonikoni, abakonikoni baguruka, abakonikoni bagendera ku nkaro. Ndabambura ubushobozi, ndabambura ubushobozi. Abinjira mu mazu akinze, ndabambura ubushobozi. Abaciye abantu indasago nijoro basinziriye, mbambuye ubushobozi mu izina rya Yesu. Ndafatamira imyuka mibi yose, ndafatamira imbaraga z'abadayimoni, abadayimoni aho bari, imyuka mibi, amahembe baguterereje, imyuka mibi baguterereje, nigende mu izina rya Yesu. Nirukane abadayimoni, abadayimoni batangire kuvuza induru, abadayimoni mutangire kuvuza induru, imyuka mibi nitangire kuvuza induru, abadayimoni batangire kugenda, imyuka mibi nitangire guhunga. Imbaraga za Satani zirekura abantu, mwa myuka mibi mwe. Abadayimoni barara bakuniga nibakurekure, umwuka mu burara ukuniga nukurekure. Abadayimoni barara baguhereza
nibagende dayimoni w'igicuri ndakwirukanye dayimoni w'ibisazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndabarura umuriro w'Imana bohereza umuriro w'Imana ku badayimoni imbaraga za Satani nizigende Yesu arimo arakora ibitangaza Yesu arimo arakora ibitangaza imyuka mibi iragenda mbonye umugore amaguru ye yombi ntabwo yabashaga kugenda amaguru yarimo arakira yombi hari abantu barimo gukira ibibyimba hari abantu barimo gukira mu nda Yesu arimo arakora ibitangaza Yesu arimo araha abantu urubyaro mu izina rya Yesu Kristo nirukana imbaraga z'ubuzima zose ibyo bagutongereye ibyo baguhohereye ibyo baguteze mu marembo n'ibikende amarozi yo mu nda nasohoke unamutangire guhumeka cyane amarozi yo mu nda nasohoke nirukana amarozi yo mu nda ndayategetse ngo nasohoke abadayimoni muvuze induru abadayimoni musakuza aho muri abadayimoni musakuza muve mu bantu murekura abantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo ndafatamira abarozi ndatesha agaciro abarozi ndabambura imbaraga abarozi ndabambura ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo ndashyira hejuru izina rya Yesu ndashyira hejuru izina rya Yesu Kristo ndategeka icyo kibyimba cyo mwibere ngo kivemo nonaha wakibyimba cyo mwibere wegenda ibibyimba byo mu nda nimugende ibikanu birwaye n'ibikire amatwi atumva niyumve amaboko adakora nakore amaguru atarambuka arambuke ahabyimbye hose nihakire umuntu urwaye umwijima nabe muzima urwaye ibihaha nabe muzima utareba natangire kureba amatwi atumva atangire kumva ndategeka inyonjo kugenda ndategeka umwingo kuvaho ndatwika amavirusi yose mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ndirukana indwara zose z'amayoberane abadayimoni bakugendaho kuvaho dayimoni uruzingo ibyo bakuzingishije ndabicagaguye nirukana umwuka w'ubugumba dayimoni ukuramo inda ndagutegetse mu izina rya Yesu genda nirukana umwuka w'uburemba nirukana imbaraga za Satani zose amagufwa yavunitse n'abe mazima imitsi irwaye n'ikire imigongo idakora n'ikore inda zibyimbuke mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana kuri kumwe natwe kugera ku mperuka y'isi urakoze kubwo ibitangazo ukoze hano mu izina rya Yesu buri muntu wese narekura hanze yarafashe buri wese narekura aho yarafashe simbuka witere hejuru uvuge ngo urakoze Yesu kungijije vuga ngo urakoze Yesu kungijije vuga ngo urakoze Yesu kungijije simbuka witere hejuru uvuge ngo urakoze Yesu uvuge ngo urakoze Yesu buri wese nasimbuka koma mu mashyi tugihagaze muretse kwicara buri wese yisuzume utarambura ukuboko nakurambure niba ukuboko kwa kutarambuka gakurambure umuntu utabasha kunama niyuname utabasha guhaguruka nahaguruke utabasha gutambuka natambuke uraje agendera ku kibando cyangwa ku mbago nagifata gishyire hejuru gifata ugishyize hejuru icyo kibando cyangwa iyo mbago utangire utambuka ugifite hejuru tangira ugende abatagendaga neza nibagende neza kora muri iryo bere rya riri ibijimba kora ahantu hababaraga inyeganyeze wumve buri muntu wese niyumva ukomeze haleluya nimuzajya mubona hari umuntu urimo gukora ikintu atashoboraga gukora utagendaga natambuka agende utunamaga niyuname utabasha guhina ivi narihine buri wese nagerageze niba wari ufite ugutwi kutumva fata mu kuzima wumva kutumva kuko kumeze amena haleluya Yesu ari kumwe natwe mwicare murumva hari igitangaza Imana ikoze ku buzima bwe muri iri sengesho ko utameze nk'uko wari umeze umumva hari igitangaza Imana imukoreye narambura ikiganza umumva hari igitangaza Imana ikoze ku buzima bwe akaba yari afite ikibazo akaba atagifite ni nk'abangahe barambuye ibiganza mukomere amashyi abandi abarambuye ibiganza bicaye bahaguruke ntabwo mbahamagara ngo baze hano abarambuye ibiganza bicaye bahaguruke amen haleluya ni nk'abangahe mwari ni benshi nk'abangahe bararenga 30 amena reka mpamagare abantu 3 bonyine abantu 3 Imana ikora ibintu bifatika tuvuge wenda niba yari afite ikibyimba kikaba kivuyeho niba yari afite ukuguru kudakora kwa kurimo gukora
niba bafite ukuboko kutarambuka bakaba kurambuka, cyangwa niba atareba bakaba areba, cyangwa niba atumva bakaba yumva. Abantu batatu Imana ikoreye ibintu bikomeye bifatika. Bari bafite ibibazo bizwi n'abandi bantu. Abantu bari bafite ibibazo bizwi n'abandi bantu bakaba bakize, bakaba bumva ibyo bibazo byarangiye. Batatu cyangwa bane batebuka hano bihuta, batatu cyangwa bane abantu Imana ikora ikijije ibibazo atari bo bari babizi bonyine, n'abandi bari babizi. Akaba yisuzuma agasanga Yesu yamukijije. Nibaze hano, nibatambuke batatu. Mukomere Imana. Barimo baraza batatu. Turashaka abantu batatu, nimugire vuba. Batatu abatanga abandi, batanga abandi batatu, batanga abandi. Mwumva ari igitangaza Imana ikoze ku buzima bwe gifatika. Natambucaze nimubona hari abatambutse, mukomere Imana amashyi. Batatu cyangwa bane, mutebuke mugire imbere hano bari mikrofone, murakoma amashyi kugeza igihe barekeraho kuza. Batatu cyangwa bane, uyu muntu turamuha amasegonda abiri. Haje bangahe? Bane. Ye uri muntu turamuha amasegonda abiri. Uravuga amazina yawe n'igitangaza Imana igukoreye gusa, kubera umwanya dufite. Amazina yawe n'igitangaza Imana igukoreye. Ubereze mikrofone. Bareze mikrofone. Amazina yawe n'igitangaza Imana igukoreye. Amen. Izo haleluya. Abatera haleluya zingana gutyo, navuga amazina yawe gusa n'igitangaza Imana igukoreye. Shyira mikrofone ku munwa neza. Ndashima Imana hari ugutwi kwanjye kumva amahoro, kanya kwifunga mukanya kumva, ariko akanya ndumva kwafungutse mu mpera Imana. Kwari kumaze igihe kingana iki kurwaye ku gutwi? Mukomere Yesu amashyi menshi cyane. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Undi nitwa Nyiransabimana Angelique. Ikibazo nari mfite ahari cyari kizwi n'umuntu umwe, sinanakivugira hano. Imana ihise ikinkorera mpita mbyiyumvamo. Nimwimere icyubahiro. amashyi kwa Yesu. Ngo ni ikibazo cy'ibanga ntabwo yakivuga, kandi turabimwemereye, kandi umuntu umwe arakizi. Undi nitwa Mukaresenga Jeannette, nari ndwaye umugongo no mu nda, aho kwa none nashije kugera aha ngaha ikumva nore. wongere unamuka abantu barebe, unamuka abantu barebe. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Hari undi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Mfashije Makire, naje mbabara mu kiziba cy'inda none Imana irangije. Amashyi kwa Yesu menshi cyane. Abandi muzashima Imana no mu yandi materaniro, muzashima bashoje. Abandi muzashima Imana no mu yandi materaniro, ariko ntabwo navaha nakoze undi murimo umwe wo guhamagara umuntu ushaka kwakira Yesu. Umuntu wari utarakizwa akaba amaze igihe rwose Satani amutwaza igitugu, ukaba wumva ushaka kuva mu mwijima ukajya mu mucyo, ukaba wumva ushaka kwitandukanya na Satani, ukitandukanya n'imyuka mibi yagutwazaga igitugu, ukakira Yesu akajya kurinda, akajya kurwanirira, akajya gutabara, akajya kurengera imyuka mibi yaguteye. Umuntu ushaka kwakira Yesu mu mutima we kugira ngo amuhe amahoro yari yarabuze, aguhe ubugingo buhoraho. Abo bantu nibarambura ibiganza. Umuntu ushaka kwakira Yesu narambura ikiganza aho ari, narambura ikiganza. N'uwari waraguye ushaka kubyuka nawe narambura ikiganza. Yesu ari hano kugira ngo abagirire neza. Ayo mashyi ni make niba hari abantu barambuye ibiganza. Abarambuye ibiganza abo bose bo turabasaba gutambuka bazana. Abarambuye ibiganza mwese nimutambuke muze, mutambuke muze. Murakomera Imana amashyi barimo baza, murakomera Imana amashyi barimo baza. Baratambuka abantu bakuru, abana baraba baretse. Abana mwe muretse haza abantu bakuru. Nimuze rwose muhisemo neza. Yesu arabakunda. Igiterane cyateguwe kubera mwebwe. Yesu arashaka kukubohora. Ayo mashyi ni make cyane. Turashaka abagabo n'abagore basore n'inkumi, nimuze mwitandukanye na Satani, mwitandukanye na Satani. Yesu atangire kubagirira neza. Mwumve umunyenga bagakiza, mwumve amahoro aba mu gakiza. Imana irabakunda. Muze murakoma amashyi kugeza igihe barekeraho kuza. Mu gihe bakiza dukora amashyi ndetse muvuze n'impundu. Iki ni igitangaza gikomeye. Muvuga ubutumwa w'Amerika witwa Billy Graham yaravuze ngo nta gitangaza kibaho kiruta ko abantu bakizwa. Abantu bari babaswe n'ibiyobyabwenge, bari babaswe n'ibyaha, abantu bari babaswe n'ibiyobyabwenge, basore inkumi. Muze Yesu ababohore, muze Yesu abaha imbaraga. Yesu abaha imbaraga. Imana yarakurinze. Abari babaswe nimwiyizire
barekeho kuza se bashoje kuza none se kuki mudakomera Imana amashyi komera Imana amashyi kugeza igihe barekeho kuza muze mutoroke Satani mwitandukanye na Satani muve mu mwijima Satani ahemba nabi Satani ni umugome wamukoreye igihe kinini ariko yaguhembye agahinda aguhemba imibabaro ngwino utangire wakine Yesu urebe ukuntu Yesu agira neza ngwino nimuze mwese intego y'ubutumwa bwiza ubundi ni ibintu bine intego y'ubutumwa bwiza ni ibintu bine iya mbere nuko abanyabyaha bahinduka abakiranutsi icya kabiri nuko uburwayi buhinduka ubuzima icya gatatu nuko ububata buhinduka umudendezo icya kane nuko uhombya gehenomu tugateza imbere ijuru nimuze umuriro utazima ubahombe umuntu wese wumva yakoraga ibintu byatuma ajya mu muriro utazima umuriro utazima wari ugutegereje twaje kuwuhombya mu izina rya Yesu nimuze abagabo abagore nimuze umuriro utazima ubahombe mwa basore mwa nkumi mwe nimuze ijuru ribunguke barekeho kuza baracyaza mwarushaho gukomera Imana amashyi mwarushaho gukomera Imana amashyi nimurekera gukomera amashyi Imana nimurekera gukoma amashyi kubera ko ntarimo kureba ko barimo kuza ndamenya ko mwashoje ndamenya ko bashoje dusenge ntihagire n'umwe usigara adahombeje igihenomu nimuze Satani abahombe niba Satani aguhombe urabizi ko ntacyo yigeze aguhemba umukora igihe kinini nimuze rwose Yesu abaruhure abaha amahoro uve mu byaha mwagenderagamo uve mu bibi mumazemo igihe Imana ibagirire neza Yesu yazanywe no kubatabara Yesu yazanywe no kubatabara Yesu ari hano kugira ngo abatabare iki giterane nicyo kugira ngo Imana itabara abantu bayo wiziye mu giterane uje kwiyumvira Theo bose babireba uje kumva indirimbo dore ko niyo mutari muzi ko ndi bunaze ariko Yesu yantumye kuza kukubwira ngo ugirirwe neza basho tugiye gusengera abo bantu abantu 72 mukomere Imana amashyi menshi cyane haleluya Bibiliya avuga mu ijoro umunsi mukuru iyo umunyabyaha umwe yihannye ubu hatangiye ibirori mu ijuru hatangiye ibirori mu ijuru abari basigaye nimutubuka mwiruka namwe mufatanye ijuru namwe ibirori byanyu byinjiremo abari basigaye nimuze mwiruka muze muhunga muhunge Satani ni umugome ahemba nabi nimuze nimwiyizire Yesu arabakunda haleluya ayo mashina yavuga ko hari abakirimo kuza se ngo baracyaza uyu muri murakomeye kurusha indi yose bene data uyu muri murakomeye kurusha indi yose nimuze Yesu abaruhure abari baruhijwe no kubaguza abari baruhijwe no gusinda abari baruhijwe n'ibiyobyabwenge Yesu ari hano ngo barengeze dusengera abangaba reka amasaha mwebwe muje murambura amaboko yanyu yombi ngiye kuvuga amagambo ngo yasubiremo vuga cyane ngo mwami Yesu uyu munsi wa none mbikuye ku mutima mfashe umwanzuro ndakwakiriye Yesu ngo umbere umwami n'umukiza mbabarira ibyaha byose nakoze hanagura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu ryandike mu gitabo cy'ubugingo kuva uyu munsi wa none nitandukanije na Satani n'ibibi byose sinzasubira mu bapfumu sinzongera gusubira mu busambanyi sinzongera kunywa ibiyobyabwenge ndabiretse burundu mu izina rya Yesu amasezerano yose nakoranye na Satani ndayasheshe mu izina rya Yesu nkoranye nawe isezerano ko mbaye umwana wawe amena reka abakozi b'Imana bazunguruke hanyuma tubasengere abakozi b'Imana muzunguruke abo bantu n'abaririmbyi mwese mubazi muzunguruke abo bantu tugiye kubasengera Mana Data Kristo mu ijuru ndagushimira cyane kubw'ubutumwa bwiza bwageze hano n'imirimo n'ibitangazo ukoze Uwiteka Mana nkuru ikomeye ndagushimira kubw'aba bene data n'abashiki bacu bemeye kuva mu mwijima bakaza mu mucyo ndabasengeye ngo babarire ibyaha byose bakoze ubambike imbabazi zawe nk'ikamba amaraso ya Yesu Kristo nabuhagira beze amaraso ya Yesu Kristo nabatunganye gira neza ubugingo bwabo uhereye none babarire ibyaha byose bakoze bandike mu gitabo cy'ubugingo ubakure mu gitabo cy'urupfu ubashoze kugukorera mu izina rya Yesu Kristo tugukomeye amashyi menshi Imana amen.